Worship is continuing. hanyuma ndagira ngo bahe mikoro batubwire amakuru yabo badusoza bafite amakuru bashaka kubwira itorero ibigire hino kamera zibafate neza hanyuma bafite amakuru ni muyumve karibu bana bacu. Yesu ashimwe. Tunejejwe nuko twifuza kubatumira mu bukwe bwacu uzaba kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru gitaha. Gusaba no gukora bizabera Excel, hanyuma abazaba baje mu bukwe reception nayo ni Excel, gusezerana ni hano muri Foursquare. Bizatunezeza kubana namwe itorero muri rusange. Murakoze. Gusezerana hano ni saa 9 zuzuye, hanyuma muri Excel kubera umunsi w'umuganda ni saa 5, hanyuma nyuma ya saa 9 n'ubundi tuzatadusubira muri Excel. Azobara umuganda birumvikana tuzadusezeranya saa 9 ariko kubera umuganda birumvikana kandi hazoba hari dot birumvikana cyane. Mwaba mubivuga mu Cyongereza. This couple, the fiancé is Aline and Alex, they are planning to get married at 25 this month. The introduction dowry will be at Excella, and the holy matrimony will be here at church at 3 p.m. Sorry. Arakoze cyane cyo ni cyambere cyakabiri. Nimba hari umuntu ufite impamvu ituma abantu bacu tutabasezera. If there is anyone who has the reason that these people can't get married, abapasiteri barahari. Pastors are here. Administration is here. Kindly come and provide to us if you find it, the wedding might not happen. If we find it not worthy, and if there is no reason, there is no reason ever. May the Lord bless you. Let's lift our hands, pray for them. Adamu kumutegurira Eva kabahuza kabahumisha kururuka aba bana bacu tubasabira umugisha uva mu ijuru. Turagushimiye kuzakozwe, turagusaba kugira ngo bitarakorwa bikorwe kugeza kuri uyu munsi wa gatandatu, bitarakunda bikunde. Mwami ubaremera amashimwe nyuma y'ubukwe, bazaza bagushimira kuzishi kandi byiza ukoze k'Imana mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. So batwerere financially, niwo muco w'Abakristo. That's our culture as Christians. Basabe yindi minota ibiri. Mwasabye gushimira. Is someone who requested to give a thanksgiving? Mama Pastor Rutuba.